nkoresha vitamin C buri munsi, buri gitondo mbese. Nunayibona urahita ubona ko ariyo ishira vuba kurenza izindi. Impamvu nsuka ku ntoki narayibabwiye, ni ukugira ngo naza gukoza akantu ku ruhu nindangiza nsubizemo hano. Bishobora gutuma ipfa mbere y'igihe. Ushaka glow y'igihe kirekire, nakurangira gukoresha vitamin C, ukayikoresha kandi ugahozaho. Pana kuyikoresha niba itangiye kuguha ya glow wifuza uhise uyirekera. Oya, ikoreshe uhozeho. Akandi nkurikizaho ni kano. Aka ngaka ikintu nkakundira, gatuma nirirwa mu maso nta kumagara. Wahise ubibona ko umwera ari nawe. Ndacyafite utu dark spot ku gahanga. Ikindi mpita nkurikizaho ni sunscreen. Ubundi utirinze izuba, ibindi byose wakoresha nta n'umumaro byaba bimaze. N'aga pink lips. Aka cyo kamfasha no kugira ngo iminwa yanjye itaza kwirabura bya hato na hato. Mbese ni nko kukurinda hyperpigmentation yo ku munwa. Niba uruhu rwawe rwaratangiye gusaza vuba, ukeneye ibi ngibi bitatu. Ibi bitatu ku manywa nibyo ukeneye. Vitamin C ifasha uruhu guhangana n'ama free radicals n'imyanda tugenda duhurira mu bidukikije, ibyuka bimeze nabi, amavumbi, gukorera ahantu hasa nkaho hari umwuka utari mwiza. Vitamin C ni antioxidant, irabikurinda. Creme ko ikintu gafasha nuko karimo na peptide, kandi peptide kuyikoresha ku manywa nta kibazo. Ikindi harimo ceramide nayo isana uruhu. Rero combination yabyo iyo uri gukora anti-aging bituma uruhu rwawe rutumagara, ukabona uruhu rwawe rufitemo umucyo, uruhu rwawe ruragaragaza itoto. Gukoresha ama retinol, ukoresha ama vitamin C, amasera makaze, ukayirenzaho inakurinda irritation. Niyo mpamvu nyikunda cyane. Naho sunscreen niyo kukurinda izuba, kubera ko ukoresheje vitamin C n'uwirinda izuba wazana amabara ku ruhu. Kugira ngo wirinde amabara ku ruhu uzakenera kugira sunscreen muri routine yawe. Kandi ikindi, izuba riri mu mpamvu nyamukuru niryo rituma uruhu rwacu rusaza vuba. Ushaka kwirinda ko uruhu rwawe rwasaza vuba, sunscreen ni ingenzi cyane kandi ugahozaho. Ntabwo uyikoresha rimwe gusa mu gitondo, hoya na saa sita ndongeraho, na saa 9 nongereho. Mbese reapplication ni ngombwa cyane igihe ukoresha anti-aging. Aka ngaka ko nabibabwiye, icyo kamara ni ugutuma iminwa yanjye itaza kwirabura bya hato na hato. Urabizi ko iyo turimo turakura, iminwa kwirabura ni ibintu biba bisanzwe. Karabindinda, mu kanya ndahita ndenzaho akarabero ubone bimeze neza. Ushaka product zacu wanyandikira kuri iyi nimero iri kuri screen yawe, unadufollowinge, unakore subscribe, ibiganiro byacu bitazajya bigucika.